ese bigenda bite ku mubiri iyo amazi yabaye menshi mu mubiri cyangwa se ibyo bita overhydration or water intoxication? Ubundi turabizi neza ko nyine amazi ni ubuzima, urayanywa rimwe na rimwe kugira ngo ukire ibintu runaka, urayanywa rimwe na rimwe kugira ngo nyine hagire ikintu, hari metabolism nyinshi mu mubiri zishobora gutekinga place cyangwa se zishobora kubaho udafite amazi. Ariko se none yabaye menshi mu mubiri bigenda gute? Ibyo tugiye kurebaho. Amazi ni meza, amazi ni umuti, ariko amazi ashobora kuba uburozi. Tugiye kureba ku ngaruka cyangwa se uko bigenderekera umubiri, ibimenyetso cyangwa se ingaruka ziza ku mubiri yo amazi amajije kuba menshi nyine cyane cyane mu mubiri. Rero niba unywa amazi urayakunda, ariko mbere y'uko unywa menshi cyangwa se mbere y'uko uba addicted nanone ku mazi. Amazi ni routine, twese turayifata, nanjye ngira yanjye buri gitondo mbere y'uko ngira ikintu kira mu nda ngomba kugira amazi, like agakombe k'amazi mfata. So tureka turebe uko bigenda rero iyo abaye menshi mu mubiri cyangwa se ingano ibaye nyinshi mu mubiri. Ikintu cya mbere kiba rero ku mubiri habaho kugabanuka kwa sodium mu mubiri. Sodium ni umunyu ngugu ugira akamaro kenshi cyane mu mubiri. Ni umunyu, iyo kugabanuka kwa sodium mu mubiri nibyo bita hyponatremia cyangwa se ni hyponatremia. Ni uburyo nyine amazi menshi, iyo umuntu anywa amazi menshi cyangwa se amazi amaje kuba menshi mu mubiri agabanya iyo ngano ya sodium. Sodium ni umunyu ufasha kugenzura ingano y'amazi ari mu mubiri, ni umunyu ufasha kugira ngo imyakura ikore neza cyangwa se itanga ubutumwa, ibyo bita nervous system bikore neza. Niba ari ijisho, turabizi ko ijisho umutsi ujyana ubutumwa ku bwonko bawita optic nerve, nyine kugira ngo iyo mitsi yose ikore neza bisaba kugira ngo sodium ibi irimo mu mubiri kandi irimo ihagije. Rero iyo idahagije itera ibibazo kandi iba dissolved cyangwa se igabanywa n'ingano nyinshi y'amazi ari mu mubiri wawe. Ikindi, sodium ifasha imyakura gukora neza, igafasha umutima gutera neza, ifasha nyine no kugenzura nkuko navuze kare, kugenzura ingano y'amazi mu mubiri. So iyo rero iyo hyponatremia yabaye, iyo sodium yagabanutse kubera iyo ngano y'amazi, murumva ko hari ibintu byinshi nyine bitagenda mu mubiri. Ikindi, kubabara umutwe. Amazi avura umutwe, turabizi ni cure y'umutwe. Akenshi umutwe urakurya iyo amazi, iyo umubiri ufite amazi makeya. Ariko none iyo amazi abaye menshi cyane, ni kwa kundi usanga umwe amazi menshi ariko umutwe uracyakurya, urwaye umutwe ariko still uri kunywa amazi, ntubo kibasha gukira. Ariko akenshi iyo amazi yabaye menshi umutwe urakurya. Umutwe urakurya, niyo yabaye make umutwe urakurya, ariko yabaye nanone menshi cyane umutwe urakurya. So rero ibyo nabyo tugomba kubimindinga, tukagerageza kuzaya tubalance kugira ngo tunywe amazi ari mu rugero. Ikindi, kugira iseseme no kuruka. Amazi yakurukisha, yewe hari n'abantu bayanywa nomari akaruka. So rero iyo amazi yabaye menshi mu mubiri cyane, ugira iseseme ya hato na hato, ukanaruka cyane. Ukaruka cyane, ubwo byose mu gihe uzi neza ko ufata ingano nini y'amazi cyangwa se narengeje n'ubushobozi bw'umubiri wawe, ubwo ugomba kumenya ikibigutera. Wenda hari igihe uhora nako gaseseme ugaho ukashaka kuruka cyangwa se ukaruka bi constant, ukibaza ikibitera. Ariko niba unywa amazi menshi, iyo niyo ntandaro. Ikindi ni ukuvangirwa cyangwa se confusion. Nayo ni ingaruka yo kunywa yo kugira amazi menshi mu mubiri. Uravangirwa ukagira confusion, numva niba umutwe utari gukora neza, niba niyo sodium igenzura amazi mu mubiri cyangwa se inagenzura uko umutima utera itarimo ihagije ngo ikora umurimo wayo. Numva no kuvangirwa nyine ni ibintu byoroshye cyane, uravangirwa ndetse cyane. Ikindi ni ukugenzura, ni ukuzongera no gucika intege. Amazi nayaca abantu intege. Iyo unywa amazi menshi cyane, ngo ndavuga ingano nyinshi cyane, ucika intege. Ikindi, ukazengera nyine, ukagira ikizengera. So icyo nacyo ni ikimenyetso cyoreka ko umubiri wawe ufite ibyo bita overhydration cyangwa se water intoxication. So ikindi ni ukubyimba k'uturemangingo cyangwa se ibyo bita brain swelling, bitewe n'uko amazi aba yinjiye mu tunyangingo, aba yinjiye nyine mu tunyangingo nyine tukabyimba. Icyo gihe amazi urumva haba habayeho, mu Kinyarwanda sinzi ko nayisobanura, ariko tuvuge urugero.
turabizi neza ko mu maraso twese dukenera reka tureka amaraso kuko amaraso agenda no ku bwonko. Amaraso habamo n'amazi like muri components cyangwa se mu bintu bigize amaraso n'amazi, water, oxygen, all of that, salt, izo zose. Ariko iyo bibaye byinshi twaturemangingo nyine twabonye ibyo ibirenze ibyo dukeneye, turabyimba tubyimbe cyane. Ikintu kugira intege nke, kubera rumva n'utwo tunyangingo twakiriye ingano y'amazi menshi, ntabwo umubiri uba ukimeze nk'usanzwe, ntabwo yo kimeze nk'ibisanzwe. Rero no gucika intege rimwe na rimwe no hari ukuntu ucika intege ukagira n'ibitotsi cyangwa se ukagira ibitotsi byinshi cyangwa ukagira bikeya. Ibyo nabyo ni ingaruka yo kunywa amazi kenshi. Ikindi no gufatwa n'ibicuri cyangwa se ibyo bita seizures iyo hyponatremia yabaye ikabije, iyo sodium yabaye dissolved cyangwa se yabaye dissolved n'amazi, ushobora no kugutera igicuri cyangwa se seizures, kugwa igicuri cyangwa se ababita epilepsy. Ariko hari n'igiterwa nyine ko amazi aba yabaye menshi mu mubiri, ukagwa igicuri cyangwa se ukagira ibyo bita seizures. Ikindi no guta ubwenge cyangwa kugwa muri koma. Nkumva niba hana bayo brain swelling cyangwa se utunyangingo tumwe na tumwe two ku bwonko tukabyimba, koma nayo ibiraho hafi. Ikindi tugomba kwibagirwa ni urupfu. Yes, amazi ashobora kugira ibyo bita overhydration, ukaba wapfa, amazi akakwica burundu ugapfa. So rero izo ni ingaruka zo kuba umuntu afite umubiri urimo amazi menshi cyangwa se. Ariko rero n'amazi wese agira umubiri uteye ukwe. Hari imibiri ibika amazi cyane, ariko tugeze kubibona ko hari n'imibiri by'umwihariko nk'iy'abagore ibika amazi nko mu gihe cy'imihango nyine nk'indi ikabyimba. Hari n'imibiri ikoresha amazi just like that. Niyo mpamvu buriya akenshi niba uri umuntu ukoresha ingufu, ni byiza ko ukunda kunywa amazi kugira ngo atagenda akaba akiyokipa mu mubiri, bigatuma aba menshi, bigateza ibyago byinshi bigiye bitandukanye, harimo n'ibyo bya water intoxication n'ibi bya overhydration. So abantu bakomeje kujya bambaza reference y'ibintu mvuga cyangwa se reference. Ibi bintu bikura kuri website yitwa Mayo Clinic. It's like ni website cyangwa se ni nka institution, kigo runaka cyo muri Amerika cy'abanyamerika gikora ubushakashatsi ku buzima, ku miti, ku myigire y'ubuzima. Icyo kigo gifite n'amavuriro menshi cyane. Urumva niba Mayo Clinic, there is Mayo Clinics. So rero ntabwo mvuga ibintu ntafitiye gihamya, ni ibintu mbafitiye gihamya, ntabwo ari ibintu mba naje hano kugira ngo pampire mbeshye. Ariko impamvu akenshi nakunda gushyiraho reference nuko ngiye mbifata biba biri mu Cyongereza. Okay, niba ushoboye gusoma Icyongereza cyangwa se niba unakizi, you can go there, you can read it by yourself. Mba ndi kubizana kugira ngo nyine mbisobanure mu Kinyarwanda, tugire na tips. Ngiye ntanga tips z'ubuzima, right, kugira ngo mumbeho neza, mumenye everything about health cyangwa se buri kintu cyose kirekeye ubuzima. Kandi nshimira abantu bose rwose munkurikira, abantu abanyarwanda, abarundi, abantu bari US, Uganda, even Mozambique. I've seen kuri dashboard yanjye kuri geography ndikubona mfite abantu benshi bava muri ibyo bihugu. So thank you so much, God bless you. Ntabwo nzacika intege, nzayagumya mbahereze tips zikenewe. Namwe mujye mukurikira ibiganiro byanjye, murebe, musharinge ku bandi, subscribing, commenting ibindi bintu mukeneye kumenya nabaganirizaho, kuko mfite ibintu byinshi byo kubabwira. Mfite ibintu byinshi byo kubabwira n'utundi tuntu tugiye dutandukanye nyine muzajya mugenda mukenera, ariko mostly about health. So God bless you so much and thank you.